Byo twatakaje ni ibintu bitanu bikomeye. Tubwiza bisobanura gupfa, gutubwiza bw'Imana bisobanura kurwara, gutubwiza bw'Imana bisobanura gusonza. Twatakaje ubwiza bw'Imana bwagombye kuduhesha kurama. Cyadukuye kurama nuko cyadushize hagati y'ibyuga ibiza byugariza bitugora. Cyadusize hagati y'inzara, kidushira hagati y'indwara, bidushira hagati y'intambara. Abantu benshi uyu munsi wa none rero barimo barasenga koko ngo bahabwe imigisha iva ku Mana, ariko bagasenga bashaka imigisha iva ku Mana kandi baratandukanye nayo. Bari bakwiriye gusaba kongera kubana n'Imana kugira ngo ibyari iby'Imana byongere bihinduke ibyabo, kuko gusaba iby'Imana utabana nayo biragoye, ariko gusaba kubana nayo ntabwo wasaba ibyayo, kuko ibyayo biba ari ibyawe. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka usuhuze inshuti ya Gusenga everyday, nizere ko mumeze neza. Musomero kubona Najimanakiza Edouard abari mu Rwanda, Shalom, abari mu Burundi, amahoro, abari muri Congo, Uganda, Kenya, Mozambique, za Malawi, Afrika y'Amajepfo, mbese abantu mwese muri Afrika mwese mushaka kumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge n'ikinyagisha, turakunda tubahaye ikaze kuri Gusenga everyday. Imana ibahe umugisha. Aho ku mugabane wa Burayi mu kwirebana byacu tubahaye ikaze, tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Aho ku mugabane wa Amerika tubahaye ikaze kuri Gusenga everyday. Aho ku mugabane wa Oceania Imana ibahe umugisha, tubahaye ikaze. Nkuko kamera za Gusenga everyday turi kumwe na pastor aho. Muraho neza? Amakuru yanyu? Ça va bien. Baho mashimana. Turakomeye, turi bazima. Pastor mwatangira munabasuhuza munasenga Imana. Ni karibu kuri channel ya Gusenga everyday. Abatugana Imana iduhana umugisha bari mu mahanga yose, abadufasha gusangiza ibiganiro kugira ngo ubutumwa bwiza bwamamare bwa Yesu Kristo. Niyo nshingano Yesu yadusigiye twese abari mu isi yose, kugira ngo twamamaze izina rye abantu bose babone ubugingo buhoraho. Turabashimiye, abatwishimira turabashimiye, kandi mungere ubugingo ubafasha akomeza bakomeze aho muri hose. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye, nguhimbariza ibyiza wakoze mu buzima bwacu byose. Niweho watumye turamuka uyu munsi wa none, warinze amahanga yose, nizo mpamvu tukiriho tugihumeka umwuka w'abazima. Turagushimiye kubwi uyu mwanya uduhaye wo kwamamaza ishimwe ryawe kugira ngo ubutumwa bwiza bugere mu mahanga yose. Urawuduhaye ni kubw'urukundo rwawe, suko tubikwiye, ariko urabyemeye Mwami kugira ngo dusangize abatugana ijambo ryawe. Tangirana natwe, ubane natwe, reka ijambo rye rihembure ubugingo bwa benshi aho bari hatandukanye hose. Tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo, amen. Pastor ikaze. Tugiye gusangiza bene data ijambo ry'Imana. Turareba igihombo umuntu yagize amaze kwirukanwa mu ngobyi ya Edeni. Ni ikihe gihombo? Uburemere bw'igihombo umuntu yagize amaze kwirukanwa mu ngobyi ya Edeni, cyangwa se igihombo yahuye naco. Ko umuntu amaze kwirukanwa yarahombye. Turareba uburemere bw'ico gihombo umuntu yagize amaze kwirukanwa imbere y'Imana. Itangirira igice cya 3 umurongo wa 22 kugeza 24 haravuga ngo, Uwiteka aravuga ngo, dore uyu muntu abaye nkimwe muri twe wo kumenya ikibi n'iciza, kugira ngo atongera kurambura ikiganza agakora ku giti cy'ubugingo. Imana imwirukana muri ya ngobyi ya Edeni kugira ngo ahingire ubutaka yavuyemo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, mu ruhande rw'iburasirazuba Uwiteka Imana ishiraho abakerubi, harindisha abakerubi n'inkota yaka umuriro, ibuza inzira wa muntu inzira ijya ku giti cy'ubugingo. Sinyifi hari inzira aja ku giti cy'ubugingo. Kandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo hari igiti cyera imbuto ziribwa kandi cy'igikundiro, cyera imbuto zose ziribwa muri iyo ngobyi. Hagati hari n'igiti cy'ubugingo, ariko hari n'igiti cy'ubwenge kimenyesha icyiza n'ikibi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, dore uyu muntu rero abaye nkimwe muri twe wo kumenya icyiza n'ikibi, ariko kugira ngo atarambura ikiganza agakora ku giti cy'ubugingo akaraba iteka ryose, Imana imwirukana muri ya ngobyi. None ijambo ry'Imana rivuga ngo, mu ruhande rw'iburasirazuba iharindisha abakerubi n'inkota yaka umuriro, kugira ngo babuze wa muntu inzira ija ku giti cy'ubugingo. Ubundi ico giti cy'ubugingo ni cyabasha kumuhesha kurama. Hari ibyo kurya bikwiye ku giti cy'igikundiro, ariko hari n'igiti kimuhesha kurama hagati y'iyo ngobyi. Hakaba n'igiti cy'ubwenge kimuhesha kumenya icyiza n'iki
n'ikibi bisobanura ngo camuhesha kumenya iby'Imana ikunda n'iby'Imana idakunda, iby'Imana ishaka n'iby'Imana idashaka. Umuntu yahombye iki? Icya mbere, umuntu yahombye ubwiza bw'Imana. Icyambere yari yararemeye kudapfa nukurama iteka ryose, ariko amaze gutandukana n'Imana yirukanwe, niho yahuye n'ico gihombo gikomeye. Nuvuga ngo gutandukana n'ubwiza bw'Imana byazanye urupfu. Uwagombye kurama iteka ryose arapfa, nuvuga ngo ni igihombo gikomeye. Amaze gupfa nuvuga ngo nuko yugarijwe n'ibiza bitandukanye biramwugariza, ntabwo byagomba kumukoraho. Ubundi ijambo ry'Imana ritubwira ko urupfu rwahozeho umuntu atanarakora icyaha. Ku ijambo ry'Imana yavuze ngo ntugakoreho ku giti cy'ubwenge kimenyesha iciza n'ikibi, kuko umunsi wagikoraho no gupfa uzapfa. Bisobanura ngo urupfu rwahoze mu bitekerezo, ariko ntabwo rwari rwagafunguriwe umuryango. Umuntu akoze icyaha niwe wugurura irembo ry'urupfu kugira ngo rumugereho. Umuntu uvuga ngo yugarizwa n'ibiza, arasonza, ararwara. Ni ukuvuga ngo amaze kugarizwa n'ibiza, gusonza, kurwara, ubwo bizana urupfu, agira igihombo gikomeye. Yagombye gukora imishinga ikomeye, ariko Imana imaze kumuha imyaka 900 yagombye kuyikoramo imishinga myinshi, ariko igeze ku myaka 120 byari bimaze kugabanuka, nabyo yagombye gukora imishinga. Ariko Uwiteka aravuga ngo kurama k'umuntu yo kumbabaza ndabyanga. Imana ikunda abantu barama bakora ibyiza, ntabwo Imana ikunda abantu barama bakora ibibi. Nizo mpamvu kurama kwagabanutse, kuko umuntu yugarijwe n'ibyago bitewe nuko amaze gutandukana n'Imana atubwiza bwayo. Gutubwiza bisobanura gupfa, gutubwiza bw'Imana bisobanura kurwara, gutubwiza bw'Imana bisobanura gusonza. Abarahombye. Igihombo cya kabiri umuntu yahuye nacyo nuko yanze kwiyakira amaze gutandukana n'Imana. Yanze kwiyakira. Nuvuga ngo abantu benshi barimo baragenda ariko ntibishimira uko basa. Umuntu akagenda akavuga ati barambwiye ngo mfite amaguru mabi, umuntu akagenda avuga ngo barambwiye ngo mfite amaboko mabi, umuntu akagenda avuga ngo barambwiye ngo mfite amaso mabi, umuntu akagenda avuga ngo barambwiye ngo mfite umutwe mubi. Ariko se buri rugingo rw'umubiri rugira role. Amaso yarebewe kureba, niba areba ni mabi ate? Nubwo yaba areba impushanya, ariko arareba akakuyobora, ni mabi gute? Amaboko niba akufasha gukora, amaboko yaba mabi gute? Niba amaguru agufasha kugenda akagukura aho uri ukaja aho ushaka, ayo maguru ni mabi gute? Usanga abantu barimo barivovota ngo barambwiye ngo mfite amaguru mabi, barambwiye ngo mfite amaso mabi, barambwiye ngo mfite urutwe rubi. Ntabwo ari bibi niba bijuwaro bikora ico bishinzwe gukora. Niba amaguru agenda, nta maguru agenda yaba mabi. Niba amaboko akora, nta maboko akora yaba mabi. Niba amaso areba, nubwo yaba areba impushanye, ntabwo yaba mabi. Nuko umuntu yanze kwiyakira. Amaze gutandukana n'ubwiza bw'Imana, ntiyishimira amaguru ye, ntiyishimira amaboko ye, ntiyishimira umutwe we, ntiyishimira amatwi ye. Ariko amatwi yo yumva abashigaje iki? Ntiyishimira amenyo yahawe, amenyo yashoboye kurya agahekenya, ikibi cyayo ni ikihe? Ariko asanga abantu babuze umutekano kuko banze kwiyakira. Mu Migani igice cyaho cya 6 umurongo wa 17 hari ibintu twari dukwiriye kwivovotera koko. Ijambo ry'Imana ravuga ngo amaso y'ubwibone nubwo yaba meza, ariko iyo ari mu bwibone twari dukwiriye kwivovota ko ari babi. Amaguru yihutira gukora urugomo, ayo nayo nubwo yaba meza ate, ariko akabagenda ajanywe no gukora urugomo, twari dukwiriye kwivovota tukayanga. Ururimi rubesha nubwo rwaba ari intyoza, twari dukwiye kurwivovotera kuko ni rubi. Amaboko yihutira kuvusha amaraso atariho urubanza, niko muri ico gice handi twari dukwiye kuyivovotera. Umuntu akivovota avuga ati amaso yanje agira ubwibone, umuntu akivovota avuga ati ururimi rwanje rurabesha, umuntu akivovota avuga ati amaboko yanje yihutira kuvusha amaraso, umuntu akivovota avuga ati amaguru yanje yihutira gukora urugomo. Ariko niba amaguru agenda, role yayo inshingano yako ikuzura, amaboko agagufasha gukora umurimo, amaso akagufasha kureba ibyo akwiye kureba. Kuko indirimbo bavuga ngo amaguru akwiriye kugenda mu nzira y'Imana, amaboko agakora umurimo w'Imana, amatwi akumva ijambo ry'Imana, amaso akareba ijambo ry'Imana, umuntu ukavuga ijambo ry'Imana.
iyi kabarore nziza. Niba umuntu ushoboye kuvuga waba mu bute, niba ururimi rushoboye gufutura ni rubirute, niba amaso ashoboye kureba yaba mabute, kereka ari ubwibone, kereka ari amaguru yihutira gukora urugomo, kereka iyo ari amaboko avusha amaraso atariho urubanza, kereka ari ururimi rubesha, izo ngingo zo wazanga koko. Ariko niba bikora ibyo bishinzwe gukora byaba bibite, umuntu yanze kwiyakira. Noneho rero Imana yashatse ko umuntu aba agira umubiri wirabura. Hari abafite umubiri wirabura, abandi bakaye barabera, ariko abantu benshi ntibishima akavuga ngo ndirabura, ugasanga ashaka guhindura umubiri yahawe, ugasanga yabaye nk'ibitoke binetse kuko yisize ngo ab'inzobe atari inzobe ari urukara, ugasanga bamwe n'inzobe mu maso, mu rundi ruhande arirabura, ni igikara mu mugongo, ni igikara ku maguru, ariko mu maso ni inzobe. Yabaye nk'ibitoke byahiye cyangwa se byapfubye, sinzi uko twabivuga, ariko yanze kwiyakira, kandi yararemwe yirabura yanga kwiyakira. Umuntu amaze kwirukanwa yanze kwiyakira, icyo ni igihombo gikomeye, kwanga kwiyakira. Abantu bakabura umutekano ngo ni bagufi, abantu bakabura umutekano ngo bafite amaso mabi, bakanga kwiyakira. Abo bantu barahombye cyane. Iyo umuntu atiyakira abahombye cyane. Ntabwo abantu bose bakwiriye kugira ingingo zingana, ariko ingingo zose zijua role yazo, zikora role yazo, zikora icyo zishinzwe gukora. Umuntu rero niba ari mugufi ni yiyakire, niba afite amaso areba impushanye yiyakire, niba afite amaguru apfa kuba agenda ni yiyakire. Iyakire uvuge ko ari meza. Kandi abo bantu bose baremwe baracitirirwa kuremwa mu ishusho y'Imana. Nta nizo mpamvu Yakobo yavuze ngo ururimi, hariya muri Yakobo 3 umurongo waho wa 7 kugeza ku murongo wa 12 havuga ngo ururimi ruratangaje, ngo rutanga umugisha, ngo kandi rukavuma abantu baremwe mu ishusho y'Imana. Ba bantu ruhaye umugisha na baremwe mu ishusho y'Imana, ngo ariko rukabirinduka rukavuma ba bantu baremwe mu ishusho y'Imana. Urwo rurimi koko ni rubi. Bigaragara ko abantu bose, yagira amaguru mabi asa n'Imana, yagira amaso y'impushanya asa n'Imana, yagira uko yaba aremwe kose asa n'Imana. Ni kuki umuntu yanze kwiyakira ngo abe yakwemera kuba yirabura abigumane, ye kugura imiti ngo yitukuze, ashakisha uruhu rudasa n'urw'Imana yamuremanye? Makiyaje ni ukuvuga ngo kwimakiya kugira ngo umuntu abe inzobe yari yirabura, ibyo ni bibi pe. Ni ukugayisha Imana yamuremye ku ishusho yayo, kuko abirabura basa n'Imana, n'abera bagasa n'Imana. Abirabura n'abera bose basa n'Imana kimwe. Nizo mpamvu abantu bari bakwiriye kwiyakira, bakiyakira uko bahawe, bakiyakira. Ikindi cya gatatu umuntu yatakaje amaze kwirukanwa muri iyo ngobyi, umugabo n'umugore banze kwitwa umwe. Imana imaze kubasezeranya yaravuze ngo bazaba umubiri umwe bose, ariko birababaza cyane iyo usanga badashaka kubyitirirwa, ntibashaka kuba umubiri umwe, kuko ntibashaka ko n'ibyabo biba bimwe. Mu bihugu bitandukanye, mu birere bitandukanye, usanga abantu bicana kubera imitungo, kandi umugabo n'umugore ari umwe. Nuvuga ngo ya mitungo yakabaye iy'umwe yakabaye n'iy'undi, ariko bakamarana, bakicana, ndetse n'ababyaranye bakicana kuko banze kwitwa umwe. Umugabo n'umugore barahombye kuko banze kwitwa umwe. Uyu munsi wa none umugabo agira imitungo ye, umugore akagira imitungo ye, kuko banze kwitwa umwe nk'isezerano ry'Imana. Itangiriro 2 umurongo waho wa 18 kugeza ku murongo wa 24 birahari. Abagwa Imana iravuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, Imana imuremera umufasha ko kumukwiye. Ariko ijambo ry'Imana hepfo ku 24 aravuga ngo bazaba umubiri umwe, ariko ntabwo umugore n'umugabo babyishimira. Kubera iki? Ntabwo bashaka ko n'imitungo yabo ihura cyangwa se ngo bimwe bamwe. Abandi barashakana ntibifuze kubyarana, kandi umugisha w'Imana kubashakanye, ijambo ry'Imana ravuga ngo mubyare mwororoke, nubwo bose batabyara kubw'ingaruka z'icyaha, ariko mubyare mwororoke. Ariko hari abafite kubyara batabyifuza kuko banze kuba umwe. Ni ukuvuga ngo abantu ntibashobora kuganira kuko banze kuba umwe, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo si byiza ngo umuntu abe wenyine. Ni uko yari ishaka ko haba ikiganiro hagati y'abashakanye, nabo banze kuba umwe. Umugore n'umugabo bakaganira. Itangiriro 2 umurongo wa 18 kugeza ku 24 bakwiriye kuganira, kuko umwe yakuwe mu rundi, ariko umugabo amwita yaravuye ngo ni igufa ryo mu magufa yanjye. Ni gute igufa ryo mu magufa y'umuntu ritabasha kwemerana cyangwa se kuba umwe
umwe na nyiri iryo gufa. Nuvuga ngo igufa ry'umuntu ni iry'uwo muntu, ariko ntiryemera kuba umubiri umwe na nyiri iryo gufa. Nyiri iryo gufa ni umuntu, kandi iryo gufa ni iry'uwo muntu, ariko iryo gufa ntirishaka kuba umubiri umwe n'uwo muntu. Urumva ko ari akaga iyo umugabo n'umugore badashaka kwitwa umubiri umwe. Ntabwo rero banezejwe no kuba umwe, ahubwo bagize igihombo cyo kutaba umwe. Barapfa imitungo, batakaje kuzuzanya. Iyo abantu batemera kuba umubiri umwe ngo bemere kuba umwe, ntabwo bemera kuzuzanya. Abakorinto ba mbere igice cyaho cya 11 umurongo wa 11 n'uwa 12 haravuga ngo nkuko umugore yakuwe mu mugabo niko n'umugabo abyara, niko n'umugore abyara umugabo. Bisobanura ngo mu bagore hava abagabo, ariko mu bagabo havuye abagore. Nuvuga ngo niba abagore bararemwe umugore akavakurwa mu mugabo, kandi n'umugore yashingirwa akabyara abagabo, bisobanura ngo abo bantu baruzuzanya, ariko barahombye kuko batacuzuzanya. Icyakane nuko bahombye kwezanya. Mu Bakorinto ba mbere 7 umurongo wa 12 kwa 13 haravuga ngo niki cyakubwira ko umugabo yezwa kubw'umugore cyangwa umugore akezwa kubw'umugabo we? Bitabaye butyo abana banyu baba ari abakiranirwa, ariko siko biri. Umugore utizera yezwa kubw'umugabo we, kandi n'umugabo utizera yezwa kubw'umugore we. Uko kwezanya rero iyo bibaye bityo baba babyemera kuko ari umwe. Nuvuga ngo bahombye kororoka, kuko iyo abantu batabumwe ibibavuyemo biba bibi. Bahombye kuganira, bahombye kuzuzanya, bahombye kwezanya. Kwezanya nukongerana ubukristo, kwezanya nukongerana ubukristo. Nuvuga ngo barabihombye. Ico ni igihombo gikomeye umuntu yatakaje amaze gutandukana n'Imana. Abantu benshi uyu munsi wa none rero barimo barasenga koko ngo bahabwe imigisha iva ku Mana, ariko bagasenga bashaka imigisha iva ku Mana kandi baratandukanye nayo. Ahubwo ico abantu bari bakwiriye gusaba kongera kubana n'Imana, kugira ngo ibyari iby'Imana byongere bihinduke ibyabo. Kuko gusaba iby'Imana utabana nayo biragoye, ariko gusaba kubana nayo ntabwo wasaba ibyayo, kuko ibyayo biba ari ibyawe. Narizo mpamvu wa mugabo yasubizaga umwana we w'imfura ku mugani w'umwana w'ikirara agarutse. Umwana w'imfura ababaye yaravuze ngo ubabajwe n'iki? Ibyanje si byo byawe. Mukuru wamaze kwivovotanira Luka 15 umunyabyaha agarutse, wa mwana w'ikirara agarutse, Isari yishima amugirira impuhwe, aranezerwa, atereka umunsi mukuru. None aravuga ati uyu yarazimiye none aragarutse, yarapfuye none arazutse. Ariko mukuru warababa aravuga ati igihe ndabaniye nawe ukaba utarigeze umbagira n'agasekurume kamwe, ari nje wuhira inka, ari nje uragira, ari nje utasha, ari nje ukora byose. Ariko saramubwira ati narinzi ko ibyo mfite byose ari ibyawe mwana wanje, ntabwo nagomba kuguha mu byawe. Narinzi ko ibyo ntunze byose ari ibyawe, urawe namuhayemo kuko bitari ibye, ariko wese nari kuguhamo kandi byari ibyaye kuko ari uruwanje. Ariko nawe arazutse. Ubwo noneho rero iyo ubana n'Imana iby'Imana byose bihinduka ibyawe. Hari ikindi cya kane umuntu yatakaje amaze kwirukanwa. Yatakaje ubusabane hagati n'ibindi biremwa. Itangira igice cya 9 umurongo waho n'uwa 4 haravuga ngo iminsi yose Nowa yamaze ari mu nkuge igihe cy'umwuzure. Nukuvuga ngo imvura yaguye iminsi 40 kandi amanza bara ku butaka iminsi 150. Ibyatsi birangirika, ari byo byari byo kurya byabo. Bagombye kurya imbuto, ariko kuba yari yarengewe n'amazi irabora. Ariko Uwiteka Imana iravuga ngo ku matungo ari winjiranye nayo mu nkuge azakubera ibyo kurya. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo igihe azatangirira kukubera ibyo kurya azagutinya, azaja arakubona yiruke. Ariko habaye noneho gusabana amagara. Inyamaswa nigutanga izakwica, nawe niwitanga uzayica. Nukuvuga ngo uzahangana n'imbogo ikwice cyangwa uyice, uzahangana n'intare ikakwica cyangwa ukayica, uzahangana n'imvubu ikwice cyangwa uyice. Nukuvuga ngo kuko watakaje ubusabane hagati n'ibindi biremwa. Ni ingingo ya 4 yo gutakaza. Yatakaje ubusabane hagati
hagati n'ibindi biremwa, ubu inyamaswa zisigaye zirabona abantu zikabarakarira, abantu nabo bakazirakarira, kuko inyamaswa zari zararemewe tuwarisime kugira ngo zibere umuntu umudendezo. Uwiteka Imana yaravuze ngo ubitegeke, nguhaye iri muri iyo ngobyi byose kugira ngo ubitegeke, ariko si ibyo kurya ahubwo ni tuwarisime, ni ukuvuga ngo ibyo kurya byari imbuto, ariko inyamaswa n'amatungo ibikururuke byigenza byari tuwarisime, kubyitegereza ukanenyama. Abantu batangiye kurya inyama, inyamaswa zirabatinya, zibatinye nazo zirabarya. Ubu ni ugusabana amagara. Umuntu yarahombye rero, yagomba gukora ku mvubu akishima nayo ikishima, agakora ku ntare ikishima nawe akishima, agakora ku nka ikishima nawe akishima, akayishishira ikishima. Ariko amaze gutakaza, atandukanye n'Imana, Imana imaze kumwirukana, haba urwango hagati y'umuntu n'ibindi biremwa. Intare irakubona ikagusanganira, igatekereza kuje kuyica nayo ikakwica. Imbogo irakubona ikagira ngo uri kuyishaka, ikakwikanga ikakwica cyangwa ukayica. Ngaka kaga umuntu yahuriyemo, ni igihombo gikomeye gutakaza ubumwe hagati y'umuntu n'ibindi biremwa. Ico ni igihombo gikomeye. Inyamaswa irakubona igahunga, nta nyamaswa ikubona ngo igusange, kereka izamenyerejwe no kumenyerezwa ziragora. Ariko inyamaswa ikubonye igira ngo ikikuzanye no kugira ngo uyigore nayo ikakwica. Niho kurya inyama kwatagiriro mwitangire igice cya 9. Nizo mpamvu amadini amwe yigisha ngo kurya inyama ni icyaha. Ntabwo kurya inyama ari icyaha, nubwo Imana itari yararemeye umuntu kurya inyama, ariko ntabwo kurya inyama ari icyaha. Oya, Imana yarabitegetse, iravuga ngo bizababira ibyo kurya, uretse ko yatanze n'itegeko ry'uburyo bigomba kuribwa, kwa ari ukubivusha amaraso. Ni ukuvuga ngo inyamafu nidakwiye kuribwa, ariko ibyavushijwe amaraso byo bikwiye kuribwa, ni itegeko ry'Imana. Ndetse no byakozwe n'intumwa igice cya 15 umurongo waho wa 12 kugeza ku murongo wa 20, aravuga ngo mwirinde ibinizwe, nuvuga ngo ibyapfuye bitavushijwe amaraso byo kuba Kristo birabujijwe. Ibyapfuye bitavushijwe amaraso. Izo nyamaswa zibabera ibyo kurya rero, ni ukuvuga ngo muzazice, ariko muzivushije amaraso ntimukaziryane ubugingo bwazo, niko ijambo ry'Imana ritegetse. Icyo ni igihombo umuntu yabashije kugira amaze kwirukanwa. Igihombo cya 5 ni uko umuntu yari yicaye mu byo kurya, ibyo ashaka byose kurya abyicayemo, bimuzengurutse, akarya icyo ashaka, akanywa icyo ashaka, agahinduranya uko ashaka, abyicayemo uko ashaka. Ariko amaze kwirukanwa, Uwiteka Imana iramubwira ngo mwitangire igice cya 3 umurongo wa 17, ngo ubwo wariye ku giti nakubujije kuryaho, uzariye ubutaka kuvumwa, uzamera imikeri, uzaje hunga ubutaka urushe, kandi uzabona ibyo kurya muri ubwo butaka wishakuya. Ni ukuvuga ngo gututubikanaho mu maso yawe nicyo kizaguhesha umutsima, uzarinde usubira mu butaka. Aba atandukanye n'ibyo kurya yari afite. None Imana imufunguriye guhinga ubutaka kugira ngo akuremo ibyo kurya, ariko kuko kuri 17 yabuzaniye kuvumwa, ntabwo buzongera kumwerera umwero nk'uwo yifuzaga. Rimwe na rimwe abantu barahinga ntibasarure, kuko Adamu yazaniye ubwo butaka kuvumwa, ntibongera kwera neza. Rimwe ntibimere, ubundi byamera ntibikure, ubundi byakura ntibyera imbuto, kuko hari ibiti birumbaje bitagira imbuto, hari ibimera bikagera hagati ntibirengeho, kubera ubutaka bwaravumwe. Nuvuga ngo uwo muntu amaze gukora icyaha yazaniye ubutaka kuvumwa, bisobanura ngo yatandukanye n'ibyo kurya yari yicayemo. Ibyo kurya agiye kubibona abiruhiye, kandi n'ibyo azahinga byose ntibazamwe umwero yifuza, kuko yazaniye ubutaka kuvumwa. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira mu Byahishuwe igice cyaho cya 22 umurongo wa 14, haravuga ngo hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera ca giti c'ubugingo, banyure mu marembo kandi binjire muri rwa rembo. Ca giti c'ubugingo cabasha kumuhesha kurama akiri mu bwiza bw'Imana, azongera kugikoraho. Yesu agarutse amaze guhamagara avuze ngo birarangiye, uwanduye nagumye yandure, uwera nagumye yere. Nibwo abantu bazongera kwambikwa bwa bwiza bwatakaye kuva
mu ngobyi ya Edeni noneho bongere bahabwe kurama iteka ryose. Kuko ca giti c'ubugingo nico kumuhesha kurama iteka ryose. Imana irava kugira ngo atarambura ukuboko agikoraho akarama iteka ryose iramwirukana, ariko isezerano nuko ca giti c'ubugingo kizagaruka abantu bakongera bakagikoraho bamaze kwambika umubiri w'ubwiza, noneho bima ingoma y'iteka aho batazongera gupfa. Umuntu yari yicaye mu byo kurya koko ariko arabyitesha, yagomba kurya icyo ashaka aracitesha, amaze kubyitesha azanira ubutaka kuvumwa. Bwa butaka ntibwakongera kwera, ubisi ntabwo icera mu bihugu bitandukanye, urahinga ntibyere, byakwera ntibyere uko ushaka, naho byera ukabirya utafite umutekano kubera hari intambara, kubera hari indwara. Ibyo byose byugarije umuntu amaze gutakaza ubwiza bw'Imana, byatumye atongera kubaho mu buzima bwiza, ahubwo arahomba. Igihombo cya mbere yataye ubwiza bw'Imana, igihombo cya kabiri yanze kwiyakira, igihombo cya gatatu umugabo n'umugore banze kuba umwe, igihombo cya kane ubusabane hagati y'umuntu n'ibindi biremwa byaratakaye. Ibisiga biramuhunga, ibyigenza ku butaka bikamuhunga, ibikururuka bikamuhunga, ibyo mu nyanja bikamuhunga, ariko nabyo ibimushoboye bikamurya, byaba ibiguruka bikamurya, byaba ibyo mu nyanja bikamurya, byaba ibyigenza n'amaguru bikamurya, kubera ubusabane hagati y'umuntu n'ibindi biremwa yarabutakaje umuntu amaze gutandukana n'Imana. Ni gute byagaruka noneho rero? Ijambo ry'Imana muri Yohana ya mbere igice cyaho ni icya 3 umurongo wa 2 haravuga ngo bakundwa, uko tuzamera ntikurerekanwa, ariko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, tuzamureba uko ari. Ufite ibyo byiringiro arushaho kwiboneza nk'uko na Yesu Kristo aboneye, kugira ngo twongere tugarure ubwiza bw'Imana. Nuko twakwiboneza nk'uko Kristo aboneye, kuko Yesu Kristo mu Baheburayo igice cya mbere umurongo wa 1 kugeza kwa 3 haravuga ngo niwe kurabagirana kwayo n'ishusho ya kamere yayo. Yesu Kristo niwe kurabagirana kw'Imana n'ishusho ya kamere yayo. Nizo mpamvu nitwiboneza kugira ngo duse na Yesu, tuzasa n'Imana, noneho tuzagarurirwe bwa bwiza twatakaje mu ngobyi ya Edeni. Imana idufashe kugira ngo twiboneze, Imana idukomeze kandi twigishe kumenya icyo twakora kugira ngo tugarurirwe bwa bwiza Uwiteka Imana yari yaraduhaye turi mu ngobyi ya Edeni. Kandi Imana yiteguye kubutugarurira igihe tuzongera gukora kuri ca giti c'ubugingo, ku ijambo ry'Imana riravuga ngo igiti c'ubugingo kizagaruka. Hahirwa abamesera ibishura byabo, ni imirimo yo gukiranuka, ibishura ni imirimo. Hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera ca giti c'ubugingo kandi banyure mu marembo bijire muri rwa rurembo. Igiti kizagaruka, abantu bazongera kurama iteka ryose. Imana yacu idufashe idukomeze kugira ngo dushakishe uko twasa na Yesu, dushakishe uko twasa na Kristo, dusakishe uko twagera ikirenge muke kugira ngo tuzagarurirwe ca giti kizaduhesha kurama tukima ingoma y'iteka. Imana idufashe kandi dukomeze mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo twatakaje ni ibintu bitanu bikomeye. Twatakaje ubwiza bw'Imana bwagombye kuduhesha kurama, kandi icadukwiye kurama nuko cadushize hagati y'ibyuga ibiza byugariza bitugora, cadusize hagati y'inzara, kidushira hagati y'indwara, bidushira hagati y'intambara. Kuko twatakaje ubwiza bw'Imana, umuntu ntiyongera guhabwa kurama nyine, kuko yugarijwe n'ibiza byica, noneho urupfu ruraba. Ico turagitakaza dutakaje ubwiza bw'Imana. Icya kabiri twatakaje, umuntu amaze gutakaza ubwiza bw'Imana yanze kwiyakira. Nta muntu wishimira uko yaremwe, oya. Umugufi ashaka kuba muremure, abarebare bifuza kuba bagufi, abirabura bashaka kuba inzobe, abantu bakagura imiti yo kubatukuza kugira ngo base nabi inzobe, ugasanga igice kimwe kirirabura ikindi ni inzobe, agashaka kwita umwera ataremwe ari umwera. Kandi abera n'abirabura bose basa n'Imana, kuko abantu bose baremwe ku ishusho y'Imana. Na Yakobo yaravuze ngo ururimi ruvuma abantu baremwe mu ishusho y'Imana, baba bagufi baba barebare. Na Paulo yabisubiyemo ndetse muri Timoteyo ya mbere igice cya 4 umurongo wa 12 ngo ntihakagira usuzugura ubusore bwawe, bisobanura ngo waba muto muto, waba munini, waba muremure, waba mugufi, ariko uri umusore kuko wakuze, ntihakigire
kwisuzugura, yatakaje kwiyakira. Icya gatatu yatakaje ni uko umugore n'umugabo ijambo ribasezeranya kwitwa umubiri umwe bitabanejeje. Ubu bantu baricana kubera imitungo, umwe ashaka kugira iye undi ye, kandi umugore ari igufa ryo mu mubiri w'umugabo. Ni ukuvuga ngo niba umugore ari ikigufa cyo mu magufa y'umugabo, ni ukuvuga ngo umugore akaba ari mu mugabo, ni gute ibyabo iby'umwe bitaba iby'undi? Ni ukuvuga ngo ni igufa rye ariko ntashaka kuba umubiri umwe nawe. Ni ikibazo gikomeye cyane. Umugabo n'umugore banze kwitwa umubiri umwe, barabyanze, ntibyabanejeje. Nizo mpamvu usanga bapfa imitungo, ugasanga bicana henshi ahatandukanye, kuko batemeye ririya sezerano ryo kwitwa umubiri umwe. Kuko ari umubiri umwe nta wakwica umubiri we. Kandi ijambo ry'Imana mu Baefeso igice cyawo ni ca 5 umurongo wa 22 aravuga ngo bagore mugandukire abagabo banyu nk'uko itoro rigandukira Kristo, ariko namwe bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itoro akaryitangira. Bisobanura ngo nta wakwanga ikigufa kiri mu mibiri we, yaba abantu bariyemeye kwitwa umwe. Icaka n'umuntu yatakaje ni ubumwe hagati ye n'ibindi biremwa. Inyamaswa zari zo kumunezeza zireba, ariko uyu munsi ziramona zikikanga ko zitekereza kwicwa. Kandi itegeko ryo kubirya twabihawe n'Imana. Imana yaravuze ngo bibaye ibyo kurya, kandi Imana ikavuga ngo bizabikanga. Kubikanga bisobanura ngo nabyo nibibashobora bizabarya. Ni ukuvuga ngo ugenda uze ngo urayirya cyangwa ikurya. Icyo ni igihombo gikomeye. Ibintu wakoraga ukanezerwa bikaba biri kukurya cyangwa ukabirya. Abantu rero bakavuga ngo kurya inyama ni icyaha. Ntabwo kurya inyama ari icyaha, ahubwo kuva nyuma y'umwuzure twabihawe mu isezerano ry'Imana. Icya gatanu yatakaje ni uko yari yicaye mu byo kurya by'ubwoko bwose akabyirukanwamo, akaba ari kubona ibyo kurya ari uko abize ibyuya. Benshi bakanakora ntibabone ibyo kurya, bagakorera ubusa. Ni akaga gakomeye cyane kuba abantu bari gukorera ubusa, bari bicaye mu byo kurya. Na bya bindi bakoreye bahavuga ngo kuko bazaniye ubutaka kuvumwa, n'ibyo bazakora ntibizera nk'uko bifuza, bikaba biri kurumba, bari kwifiza ibyo kurya bari bicayemo. N'uri gukora amasaha 28 akagera igihe abura ibyo kurya kubera ubutaka bwavumwe. Imana yacu dusange tumenye ibyo bintu twatakaje, ariko Imana yemera ko tuzabigarurirwa. Rikwakuramo iteka ryose bwa bwiza bw'Imana umaze kutugarukaho. Mu Bakorinto wa mbere igice cyaho ni ca 15 umurongo wa 51 kugeza 54 aravuga ngo ubwo bwiza tuzabugarurirwa, ko twese ntituzapfa ariko twese tuzahindurwa. Twamare bwa bwiza bw'Imana twatakaje mu ngobyi ya Edeni. Ubwo bwiza bw'Imana babwambaye bazarama iteka ryose, tubugarurirwe. Nizo mpamvu ca giti cy'ubugingo kizagaruka, aricyo gihesha umuntu kurama, aricyo Imana yabujije umuntu kugikorongo atarama iteka ryose. Imana idufashe tumenye ico gihombo, dusenge Imana kugira ngo Imana izadukure muri ico gihombo, tubone ubugingo buhoraho. Urakoze cyane, reka tugushimire, tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire nawe warubanye natwe muri kiganiro, tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Pastor tugana ku musozo n'iki wakongeraho? Ni kuri channel ya Gusenga Everyday, nimero ya WhatsApp 078 669 669 078 669 kuri channel ya Gusenga Everyday. Bene data, Imana iduhana umugisha, twubahirize kandi tumenye ibyo twatakaje ibyari byo, kandi twubaha Imana kugira ngo tuzabigarurirwe. Murakoze, Imana iduhana umugisha. Pastor urakoze, ka tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Mwese ka tubabwire ngo igano nawe gutaha. Shalom shalom. Shalom.